twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Mugarukanye na Jean Paul Kimanuka nkuko mumaze kutumenyera. Imana y'amahoro nibishimire. Tugarutse tubagezaho igice cya 7 kuri divorce, ari nacyo gice gisoza ibi bice byacu uko ari 7. Ngira ngo mwagiye mukurikira igice cya mbere, mwakurikiranye igice cya 2, cya 3 n'icya 4, icya 5 n'icya 6. Tugeze ku musozo w'ibi bice uko ari 7. Tubibutsa ko intego yacu twari dufite mu gutegura iki kiganiro, tubibutsa ko Imana yabanye natwe mu gutangira, ari nayo ikomeje kubana natwe mu gusoza. Ariko intego twari dufite yari yo kurwanya umwuka wa divorce, gutandukana kw'abashakanye no gusenya agahuru ka Satani, gushyira hanze amwe mu mabanga Satani yifashisha, cyangwa se bimwe biri mu mabanga y'abadayimoni bagambiriye, bahigiye ku muntu mu rwego rwo kumutandukanya n'ubwiza bw'Imana, mu rwego rwo kumwangisha uwamuremye. Twari dufite intego yo gushyira hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi, bimwe mu bika by'ingenzi, zimwe mu ngingo Satani yifashisha, amwe mu marembo, imwe mu miryango, amwe mu madirishya, bimwe mu byuho Satani yagiye aca, zimwe mu nzira yagiye anyuramo, niza akomeje kunyuramo nonaha, niza azakomeza kunyuramo ejo hazaza. Tubategurira iki kiganiro mu rwego rwo kubaburira, kubera ko ibyarangiye byo nta buryo twabiramira, ariko ibisigaye nibura tugira tuti tubiramire, tugabanye cyangwa se umubare w'abatandukanaga, umubare w'abagabo n'abagore batandukanaga, uwo mubare uveho. Hanyuma nibura uko iminsi igenda yicuma, Uwiteka anyuze muri twebwe azagende abohora benshi bari baboshywe kandi bari bakomeje kubohwa n'iyi ngoyi ya divorce. Hanyuma rero igice cya 7 turagitangiye, tubibutsa gukanda subscribe, gukora ku ijambo ry'umutuku rya subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, gukora share ku nkuru zacu, ku biganiro byacu, ndetse no gukanda like, ugaragaza ko wakunze inkuru yacu. Kandi nukuri hamwe n'uwo mutima wanyu mwiza tuzakomeza kubibashimira no kubazirikana no kubahuza ku mutima, tubasengera, tubasabira umugisha, kuko muri abafatikanya cyangwa se kuko muri abafatanya bikorwa beza. Imana ibishimira. Haya, twagiye. Divorce ku bashakanye ni ikimenyetso cy'ubuyobe bushingiye ku kutamenya ingaruka mbi kuri yo. Divorce ni inzira yagutse Satani yifashisha mu kuyobya itorero ry'Imana. Ikaba n'inzira yakoresheje igihe kinini na n'ubu akiyifashisha mu kuyobya imbaga. Ariko Satani akagira n'ubuhanga buhambaye bwo kwambika bamwe mu batuye isi igishura cy'umwijima uhoraho muri bo, kugira ngo yaba abahanga cyangwa abaswa, yaba umukire cyangwa umukene, yaba abashumba b'amatorero cyangwa intama bashinzwe kuyobora, abo bose Satani yabambitse igishura cy'umwijima. Uwo mwijima watumye buri umwe mu bashakanye areba mugenzi we akamubonamo umuntu udashobotse, ndetse Satani ahishurira benshi abo bantu ko nta mpamvu yo kwihanganirana cyangwa se kwihanganira umuntu ugoye nk'uwo. Nyamara nta n'umwe mu bashakanye ugoye, kandi nta n'umwe mu bashakanye utagoye, ahubwo ku mpande zombi ikibura cyangwa igikenewe ni ukwihanganirana kugeza ubwo Yesu azazira. N'ubundi ariko birasaba buri umwe mu bashakanye guca bugufi no kugandukiranirana, ariko buri umwe ku rwe ruhande akagerageza kugandukira mugenzi we. Iyo niyo nzira ishobora gufasha abashakanye kugera ku ntsinzi yo kwihanganira byose
mu buryo bwose, mu gihe umuntu uwo ari we wese abuze kwihangana ntashobora kugira umucyo muri twe, kuko ahatari ubwihangane ariho kamere ibyukira igashinga amahembe. Ni nako kandi ahari kamere hadashobora kurasirwa n'umucyo, ahubwo ahari kamere ni naho umwijima uganza ukahafata ibirindiro. Ariko kuko kamere n'ibizikomokaho byose biba bibi, bikabyara umwijima w'icuraburindi, icyo gihe Satani aba yesheje umuhigo we, kuko Satani ari we se w'ibi byose bikorerwa mu isi. Ariko bene data, nimurwanye Satani nawe azabahunga. Twumve uko Bibiliya itugira inama yo kwihanganirana. Yakobo ibice 5 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Dusome no muri icyo gitabo n'ubundi cya Yakobo mu gice 1, turasoma duhere ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Amina. Bene data, mu by'ukuri mwibuke ko ijuru rivugwa ari iryahiriwe, kandi mwibuke ko hahiriwe abihanganye byose, bihanganiye byose kugeza ku gupfa, abo nibo bazaragwa ubwami bw'ijuru. Mbese amahirwe y'umwana w'umuntu mu gushyika ku bugingo nyabwo ashingiye ku kwihangana. Umunezero wa muntu ushingiye ku kwihangana. Ntabwo umunezero tuzagira tuzawuhabwa n'ubutunzi bwinshi, cyangwa ngo tuwuhabwe nuko twari dukennye cyane. Oya, ahubwo ntitubasha kurwana intambara zose duhura nazo twifashishije ukwihangana, tuzagera ku ntsinzi y'uburyo bwose. Mwene data, ihanganira ibihe uri kunyuramo, kuko ari wo munezero wawe w'ahazaza. Reka twongere tubibutse bavandimwe, turabibutsa gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, mugerageza kubyoherereza bene data bo bari mu mpande zitandukanye z'isi, ndetse no kugerageza kubyumvisha bene data badafite amatelefone abifitiye ubushobozi bwo kuba bajya kuri YouTube, hanyuma mukadufasha, mukatubera b'umumaro mu gihe ibi biganiro byacu bivuga kuri divorce ubashije kubibona, ukagerageza kubyumvisha mugenzi wawe no kubimusangiza, ndetse no kudufasha gusakaza ubu butumwa hirya hose mu isi, kuko uyu mwuka wa divorce nturi kuri mu gihugu kimwe gusa, uri mu mugabane umwe gusa, ahubwo uri mu isi yose. Twakwibutsaga gukora subscribe, gukanda subscribe cyangwa sabone
twakwibutsaga gusharinga, kudufasha kohereza inkuru zacu mu rwego rwo kurushaho kwamamaza ubutumwa, ndetse twakwibutsaga gukanda like, twakwibutsaga rwose kuduha n'igitekerezo cyawe hepfo y'inkuru yacu. Mwari kumwe na Jean Paul Kimanuka nk'umunyamakuru n'umuvugabutumwa ku bufatanye bwa Yesu ni Yamamare Hose TV ndetse n'umuhamagaro TV JP. Imana Data nibishimire. Reka twongere tubibutse nimero zacu mu gihe cyo gusoza. Ushobora no kuduhamagara tukagufasha gusenga ufite ibibazo bitandukanye. Ushobora no kutwandikira tukakugira inama kuri nimero ikurikira: guteranya 260 974 55 0458. Ndasubiramo: guteranya 260 9 260 4 55 0458. Ndasubiramo: 260 9 74 55 0458. 078 28 20 13 karindwi. 078 28 20 13 karindwi. Muracyari kumwe na Evangeliste Jean Paul Kimanuka n'umunyamakuru ndetse n'umuzabikorwa kuri izi channel zombi. Imana nibishimire, kandi nuramuka ukunze ibi biganiro byacu uzaduha igitekerezo cy'ibyo wifuza ko ubutaha twazakugezaho. Murakoze, murakarama, muhorana amahoro y'Imana. Amen.